yego bo ubwabo nubwo biyemeza kubaho batashakana nabo badahuje igitsina ndetse bakaba batemerewe no kugaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bishingiye ku kuba bashaka, ntabwo bivuga ko bo ubwabo kamere muntu ndetse n'umubiri bafite atari uw'abantu basanzwe. Rimwe na rimwe uzajya wumva ibihuha bababeshyira bavuga ko yewe hagati yabo ubwabo ni ukuvuga abapadiri n'abamasera bashobora kuba bafite ukuntu bigenza, ibi bikagaragara nko kwirwanaho yewe ntibize aho abantu babibona, ariko muri make byabayeho. Yego abapadiri ndetse n'abamasera ntabwo bemerewe gushaka, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hagiye havugwa byinshi bitandukanye kuri bo bishingiye ku kuba bagerageza kwirwanaho no gufata ku ngufu bitandukanye. Kuri uyu munsi ndaje ngo nkubwire inkuru ibabaje ndetse inateye agahinda y'umupadiri wo mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kirehe wasambanyije umukobwa w'imyaka 15. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kuri Hora TV ngo nze nkugezeho amakuru nyavuye muzi ngo nyegere muzi ngo urusheho kumera neza kandi ibintu birushaho kuba bombastic, ntujye kure. Ku kigo cy'amashuri cyitwa Lycée de Rusumo niho hakomeje kumvikana ibihuha ndetse n'inkuru za hato na hato zivuga ko umupadiri yaba yasambanyije umwana w'umukobwa, bikekwa ko yaba ari umunyeshuri mu kigo cya Lycée de Rusumo. Uyu mukobwa kandi ngo yaba afite imyaka 15 y'ubukure gusa. Iyi ni inkuru yateye agahinda abatari bakeya maze batangira kuvuga ngo mbese ubundi nk'umuntu wiyemeza kujya kurahira ko azaba umupadiri kandi yumva afite irari ababikorera iki? Ariko kandi ku rundi ruhande ntitwakwibagirwa ko nubwo kwiyemeza no kumva ufite imbaraga bishoboka, ariko kandi umubiri uhora ari umubiri, yewe umubiri ukabugusha abatari bakeya. Ibi ntabwo yashoboye kubisobanura imbere y'ubucamanza kuko umuvugizi wa REB bita Murangira yaje kuba yamuhata ibibazo amubaza koko niba ibi bintu ari byo. Kuri ubu ngubu uyu mupadiri rero akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi wa Kigali ya Remera, aho ateganyijwe ko azahakurwa ubwo azaba amaze gukurwaho icyaha ndetse cyanamuhama akaba yakatirwa imyaka 20, icyo gihano kikaba kitagomba kurenza imyaka 25 igihe icyaha cyaba kimuhama. Benshi bakomeje kwifata ku munwa baravuga burya se kagakingirizo k'umwenda wera bitera mu bitugu yewe bakanambara amakanzu, cyaba icyisha imbere yabyo ari ukurara amajoro bagenda basambanya abantu bya hato na hato. Nibyo ku rundi ruhande kandi rubanda n'abantu muri rusange bagira yabo, kandi ngo iyo apfuye nawe utayishikura yewe nta n'utayisakaho, byaba ari ukunguku kumuviraho indi imwe kubera ko ibibi byamugwiriye, ariko kandi atari ko bimeze. Byinshi rero n'isomwa ry'urubanza n'iburanishwa by'uyu mupadiri ukekwaho ndetse unashinjwa kuba yasambanya umwana ufite imyaka 15. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kuri iyi channel kugira ngo nzabikuvire muzi nge nk'updating umunsi ku wundi. The Hora One President cyangwa se Rugwizibure. Nizere ko wamaze gukora subscribe, ndabakunda cyane.